Hello hello bakunzi bacu ba DJP Global Hub turongeye tubahe ikaze uyu munsi muri iki gicamunsi nta kindi kituzanye uretse kubagezaho iri tangazo risohowe n'umujyi wa Kigali riburira abakoraga mu Nkundamahoro isoko riherereye Nyabugogo. Ibi bikurikira tugiye kubagezaho itangazo rwose risohowe n'umujyi wa Kigali aho risohotse ku wa munani Kanama 2026, aho umutwe ugira uti gufunga by'agateganyo inyubako y'Inkundamahoro kubera kutubahiriza ibisabwa birebana n'umutekano, isuku no kubungabunga ibidukikije. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buramenyesha abakodesha, abagana inyubako y'Inkundamahoro n'abantu bose muri rusange ko iyi nyubako yafunzwe by'agateganyo kubera ko ubuyobozi bwayo bwakomeje kwirengagiza gushyira mu bikorwa amabwiriza yo gukemura ibibazo bikomeye bijyanye n'umutekano, isuku no kubungabunga ibidukikije. Hagati ya Gicurasi na Kanama 2026, ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwahaye ubuyobozi bw'iyi nyubako amabwiriza n'inyandiko zitandukanye zisaba gukosora ibibazo byagaragajwe, n'ubwo bwagiye bwibutsa inshuro nyinshi ntibwigeze bukemura ibibazo by'ingenzi birimo kohereza mu gishanga amazi yanduye arimo imyanda iva mu bwiherero. Ibintu byongeye gukorwa ku wa 7 Kanama 2026, bityo iyi nyubako izafungurwa ari uko ubugenzuzi bw'inzego zifite ububasha bwemeje ko ibyasabwe byose byakosowe. Ngira ngo murumva icyatumye iri soko rifungwa by'agateganyo. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali burasaba ubuyobozi bw'Inkundamahoro kwihutira gukemura ibibazo byagaragajwe kugira ngo inyubako yongere gufungurwa mu mutekano kandi vuba, bityo imirimo itunze benshi n'ibikorwa by'ubucuruzi biyikorerwamo bikomeze. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buributsa kandi abafite inyubako, abazicunga, abacuruzi n'abaturage muri rusange ko bibujijwe kohereza amazi yanduye, atatunganyijwe cyangwa imyanda iva mu bwiherero mu bishanga, mu miyoboro y'amazi, muri za ruhurura cyangwa ahandi aho ariho hose hatabugenewe. Abazarenga kuri aya mabwiriza bazabihanirwa. Kubungabunga Kigali yacu ngo ikomeze kurangwa n'isuku hose, kugira umutekano no kuba isoko y'ubuzima buzira umuze ni inshingano zacu twese. Murakoze. Iryo ni itangazo risohowe n'umujyi wa Kigali nk'uko mubibona, niyo mpamvu natwe twifuje kuribasangiza kugira ngo mumenye aho ibintu bigenda bigana, ejo utaba wajya guhaha utazi ko isoko ryafunzwe cyangwa se ngo ube wagira ikindi kintu ujya gukora kandi isoko nyirizina ryarafunzwe. Gusa nk'uko mwabibonye umujyi wa Kigali uributsa cyangwa se urashishikariza abayobozi b'iri soko kwihutisha ibikorwa byo gutunganya ibibazo byagiye bigarukwaho, umutekano muke, isuku nkeya ndetse no kubungabunga ibidukikije. Muri make n'ibikosorwa isoko rizongera rikore nk'uko byari bisanzwe kuko ritunze benshi nk'uko iri tangazo naryo ribigarukaho. Gusa kuri DJP Global Hub tubafitiye amakuru arebana na application guidance. Katubanze tuyirebe neza kuri screen zacu, asigaye tuza tubabwira ibindi biyerekeyeho. Every year, countless opportunities await students like you. Scholarships, internships, and training programs are within reach. But many miss out due to lack of information. That's where application guidance comes in. We provide verified opportunities and guide you through every step. Parents, join us to support your children's future. Don't let life-changing opportunities pass by. Join application guidance today and start your journey to success. Nk'uko mubibonye application guidance nk'uko bigaragaye kuri video ziri kuri screen yanyu, application guidance ni group cyangwa se ni naho abanyeshuri bose bashaka gukomeza kwiga mu makaminuza agiye atandukanye bakura amakuru ndetse bakanafashwa kubigeraho mu buryo bworoshye kandi butabagoye, ndetse n'abantu bose bifuza kujya hanze ni ahantu babona amaviza mu buryo buboroheye kandi butabagoye. Niyo mpamvu izo nomero ziri kuri screen wazemeza muri telefone yawe cyangwa se ukazandikira kuri WhatsApp kugira ngo nibura byinshi ushaka ko bagufashamo, waba ushaka kujya hanze. Ubwo ndavuga abanyeshuri bifuza gukomeza amashuri yabo hanze, abifuza gukomeza mu Rwanda amakaminuza,
afitanye ubufatanye na Application Guidance ni menshi cyane, haba mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Niyo mpamvu nagushishikariza wowe uri kureba iyi video, wanakurikiye iyo video yamamazaga iya Application Guidance, ko rwose uhawe ikaze muri Application Guidance, ugafashwa inzozi zawe zikaba impamo. So murakoze cyane, mukomeze mugire igicamunsi cyiza, nizere ko mwasobanukiwe by'umwihariko. So nta kindi twavuga uretse kubashimira, mwe mudahwema kutwereka urukundo, mukomeze mukore subscribe, mubane natwe mu bihe bigiye bitandukanye, murakoze cyane.